Mu gice cya gatanu giheruka, Zavashi yarakize ava mu ngoro amahoro abifashijwemo na Tia wamukunze cyane, mu gihe Ken wateguye kumwica akoresheje Bari atageze ku mugambi we. Tia amaze kumenya ukuri yanze musaza we Ken burundu, mu gihe Darcy we yari hafi kugera ibwami. Ubu tugeze mu gice cya gatandatu. Ken yari yicaye wenyine mu cyumba cye ijoro rigeze hagati. Itara rito ryari riteretse ku meza ryaka mu ibara ry'umuhondo riri kumurika mu gice cy'isura ye. Ntiyari umuntu utinya gutsindwa, ariko ibyari bimaze kuba byari byaramurenze mu buryo atariteze. Yari yarateguye byose neza, yaba umwambi, Bari n'umugambi wo gukuraho Zavashi bucece. Ariko noneho uwo musore yari yarakize, Bari yarahunze, kandi ikirenzeho Tia yari yaramenye imigambi ye ndetse aranamwanga. Ariko aho gucika intege, umutima we wagiye uhinduka buhoro buhoro. Uburakari bwe wabyaje umusaruro, afata ibindi byemezo. Yahagurutse yitonze, agenda agana ku idirishya, areba hanze mu mwijima. Nibwo yafashe umwanzuro ukomeye ko niba atarashoboye gukuraho Zavashi n'intoki ze, azamukura akoresheje amagambo ye. Ntabwo byari bikiri ngombwa ko amwica ubwe, byari bihagije ko amugira umwanzi w'ubwami. Kuva ako kanya yatangiye gutekereza inkuru nshya ari kubwira abantu bari kubimufashamo. Inkuru yagombaga gusimbura ukuri kwari guhari. Mu mutima we yiyemeje ko Zavashi azahindurwa umuntu uteye inkeke, waturutse ahantu hatazwi, winjiye mu bwami agamije kugirana n'umuryango w'ubwami. Iyo mpeta Ken yarabonanye Zavashi yayifashe nk'intwaro, yumva azayikoresha nk'ikimenyetso gishobora kumubera gihamya y'ibinyoma bye. Mu gitondo cyakurikiyeho yatangiye kwegera bamwe mu bajyanama b'ingenzi b'ibwami. Ntiyabegereye nk'umuntu uje gutanga amakuru, ahubwo yaje nk'ufite impungenge ku mutekano w'igihugu, mbese ashaka kumugisha inama kugira ngo biganirire. Yahisemo gutangirira kwitwa Gamuza, umwe mu bajyanama bazwiho gutekereza cyane mbere yo gufata umwanzuro. Yamusanze aho yarasanzwe akorera, muganiriza mu buryo busanzwe, batangira ku bindi bibazo by'igihugu, ariko buhoro buhoro Ken atangira kugera ku cyo yashakaga. Yaravuze ati, mu minsi ishize hari ibintu byabaye ntatekerejeho neza icyo bisobanuye. Muza yaramurebye aramwumva aramubaza ati, ni ibihe bintu uvuga nyakubahwa? Ken yacecetse akanya gato, hanyuma arongera ati, uriya musore twazanye avuye ku mukire witwa Ruma? Ken yacecetse akanya gato, hanyuma arongera ati, uriya musore twazanye avuye ku mukire witwa Ruma? Waramubonye igihe twamuzanaga? Muza yahise avuga ati, yazanywe akomeretse bikomeye. Icyo twamenye ni uko yarakeneye ubuvuzi bwihuse. Ken ati, nibyo koko, ariko biriya hari ibindi bintu byansigiye mu mutwe, ibintu bitigeze bisobanuka. Muza ntiyahise amusubiza, yategereje ko Ken akomeza. Ken yamwegereye gato aramubwira ati, wigeze wibaza impamvu umuntu utazwi inkomoko yashobora kugera hafi y'umuryango w'ibwami mu buryo bworoshye bene kariya kageni? Muza ati, yararwaye, kandi niwe wamuzanye nk'igikomangoma hamwe n'igikomangomakazi Tia muri kumwe. Icyo gihe icy'ingenzi cyari ubuzima bwe, si inkomoko ye. Ken yamwenyeye gake, ariko ntibyagaragazaga ibyishimo. Aramubwira ati, nibyo, ariko hari igihe twibanda ku bintu bimwe na bimwe tukibagirwa ibindi. Nanjye icyo gihe hari ibyo nirengagije. Muza atangiye kugira amatsiko ati, urashaka kuvuga iki bya nyabyo? Wagushije ku ngingo? Ken yamwitegereje mu maso, none atangira kumwinjiza buhoro buhoro mu byo yari azi, atamubwiye byose, ariko agamije kuvuga amagambo aramutera gushidikanya. Yaravuze ati, hari ikintu nabonye kuri uwo musore, ikintu kidasanzwe, ntabwo ari buri wese wakigera. Muza ati, ikintu ubwoko ki? Ken yahise asubiza adaciye ku ruhande ati, impeta. Muza yacecetse akanya gato atunguwe, amusubirishamo ati, impeta? Ken yarakomeje ati, arayifite kandi ayifite mu buryo bwihishe. Igihe twahuriraga mu misozi, ariko nayibonye rimwe yakomeretse, mbona atari impeta isanzwe, ifite ikimenyetso kigaragaza ububasha. Muza yikije umutima azunguza umutwe gato ati, ariko ni wowe warayibonye, kuki bitigeze bimenyekana? Ken yahise amusubiza adatego ati, nicyo kibazo nanjye nibaza, nta wundi uyizi uretse njye n'uwo musore ubwe, kandi ibyo ubwabyo birahagije kugira ngo bitume nibaza byinshi. Muza yatangiye kugaragaza impungenge ati, utekereza ko ishobora kuba ifitanye isano n'ubwami? Ken ntiyahise abyemeza, ariko nanone ntiyabihakanye. Yaramubwiye ati, sinshaka gufata umwanzuro nihuse, ntabwo nshaka kugira ikintu mbitekerezaho pe, ariko nanone sinshobora kwirengagiza ko hari ibintu bitari gusobanuka. Yarongeye ati, uwo musore yaraje yinjira mu ngoro agirana ubucuti bukomeye na Tia, ndetse ntekereza ko bashobora kuba barakoze ibikorwa birimo no kuryamana. Ese biramutse byarabaye, Darcy twazamushyingira umukobwa aryamanye n'umusore w'umushumba utazwi inkomoko ye? Ese uriya musore ni gute yagira impeta iriho ikirango kiri muri kashe y'ubwami, hanyuma akagenda nta n'umwe umenya uwo ari we neza? Ese ibyo birasanzwe koko? Ikibazo ni uko nahise noherezwa mu majyepfo, bigatuma ntabyinjiramo neza, naho ubundi nari kumenya ukuri kose. Ken yabonye ko amagambo yatangiye gukora umuti, ntiyakomeza cyane. Yarahagurutse afata ku rutugu rwa Muza aramubwira ati, isi uguhita dufata icyemezo, ni ugutekereza gusa. Umutekano w'ubwami ni inshingano yacu twese.
yahise amusezera amusiga mu bitekerezo byinshi. Ku rundi ruhande Tia we yari mu bindi bitekerezo bitandukanye n'ibyo cyane. Yari amaze iminsi atavugana na Kini ndetse atanagerageza kumwegera. Icyo yamubonagamo bwari ubugome bufite ubukana. Yamubona agenda kakamwica ku buryo niyo bahuriraga mu nzira yahitaga amuca iruhande akigendera. Yabaga ari wenyine kenshi atekereza kuri Zavashi. Yibukaga ubwo bamusanze yakomeretse ubwo yakandagiraga mu mahwa, uko yamwitayeho, ko Kini yamugambaniye inyuma bakamurasa, uko bamuzanye ibwami, uko Zavashi yamurebaga mu maso adashobora kuvuga, nuko amaherezo baganiriye bagafungura imitima yabo bakabwirana ko bakundana. Hari igihe yicaraga wenyine mu cyumba cye agafata akanya kose agatekereza ku magambo ye. Umunsi umwe yicaye ku idirishya areba kure, avuga asohorejwe nk'umuntu uvugana n'umuntu uri ati ese nari nkwiriye kukureka ukagenda kuriya, nakabaye naraje kukureba, ndumva ngukumbuye, nzagusanga kwa Ruma. Yongeye kwibuka amagambo Zavashi yamubwiye ku mpeta ko yayihawe na nyina, kandi icyo kimenyetso cyonyine asigaranye kimwibutsa aho akomoka. Gusa nanone Tia yumvise umutima w'umubazo uti ko wamwizeye kuko uzi ukuri kose. Yahise ahagarara agataratekereza ati ariko niba hari ikintu nahombye ese uko yagiye nuko namuretse akagenda ntazi uwo ari we neza. Mu mutima we icyizere cyari kigihari, ariko cyari gitangiye kwivanga no kugira amakenga make. Ntiyaracyizera ibwami nk'uko yabigenzaga mbere. Yaramaze kubona ko imbere mu ngoro harimo ibanga, imigambi n'ibintu bitavugwa ku mugaragaro. Kandi ikibabaje kurushaho kuri we nuko ibyo byose byari bifitanye isano n'umuryango we bwite. Yafashe umwanzuro wo kwitandukanya buhoro buhoro n'ibikorwa byinshi by'ibwami, agahitamo kuguma mu gice cye aho yashoboraga gutekereza neza. Ariko nubwo yageragezaga kwitandukanya n'ibyo byose, umutima we ntiwigeraga uba kuri Zavashi. Ibyo Kini yari amaze kubwira Muza ntibyahise bigira ingaruka ako kanya, ariko amagambo ye ntiyigeze asibangana. Muza yasigaye aho yicaye wenyine atekereza ku byo yumvise. Yari umuntu utajya ufata ibintu nk'uko bivuzwe gusa, ahubwo akabitekerezaho mu buryo burambuye. Ariko kuri iyo nshuro amagambo ya Kini yari yinjiye mu bwenge bwe mu buryo budasanzwe. Yaribajije ati ese kuko birashoboka ko umuntu utazwi inkomoko yakwinjira mu ngoro byoroshye bene kariya kageni? Yarongera atekereza ati ariko nanone ndi kwibaza ibibazo bidafite ishingiro. Yinjijwe n'abana b'umwami? Yongeye gutekereza ku byo yari yabwiwe ku mpeta, umutima we utangira gushidikanya kurushaho. Yumvise bimubanye byinshi, afata inzira ajya gushaka abandi bajyanama bizerwaga, abasanga bari bakunda guteranira baganira ku bibazo by'igihugu. Muri bo harimo Rura na Jede, abantu bari bazwiho gushishoza no kudafata ibyemezo bihutiyeho. Bakimubona Rura yaramubajije ati Muza, urasa n'ufite ikintu kikuremereye, hari ikintu cyabaye? Muza ati yego, ndashaka ko tuganira ku bintu byabaye mu minsi ishize, cyane cyane kuri uriya musore wazanywe avuye kwa Ruma. Jede yahise amubaza ati uravuga wa murwayi? Wa musore ngo ubanze yitwa Zavashi ahari? Nta kindi twamenye kitari uko yakomeretse. Muza ati nibyo twamenye, ariko se ibyo twamenye birahagije? Rura turashaka kuvuga iki? Muza yahise abagezaho ibyo Kini yari yamubwiye atongeyemo amagambo ye. Yarababwiye ati Kini yambwiye ko uwo musore yari afite imiti idasanzwe, ngo yayibonye ubwe kandi afite ikimenyetso kidasanzwe gishobora kuba gifitanye isano n'ububasha. Jade ati ariko niba ari byo kuki tutigeze tuyibona? Kuki nta n'umwe mu baganga cyangwa abarinzi wabivuze? Muza yahise asubiza ati nibyo bituma nshidikanya. Niba kuko ari ibintu byari bihari, kuki byagumye kubibanga hagati y'abantu bake? Iyo mpeta nyine kuki itamenyekanye? Ese nta wundi wari kuyibona akayibazaho? Rura we yatekereje cyane, hanyuma aravuga ati reka turebe n'ikindi. Uwo musore yinjijwe ibwami nande? Muza ati yazanywe na Kini na Tia. Jade ati bivuze ko bombi bari basanzwe bamuzina mbere hose. Muza ati ntituzi uko byagenze neza, ariko ibyo byonyine birahagije ngo tubitekerezeho. Ibiganiro byabo byatangiye gufata indi ntera. Noneho si impeta gusa ari ikibazo, ahubwo byari bigiye ku mubano hagati ya Zavashi na Tia. Muza yaravuze ati ese ni wo musore yari hafi ya Tia benda ako kageni? Ntihaba hari ibindi bintu bishobora kuba byarabaye tutazi? Jade yaramurebye ati urashaka kuvuga iki? Muza ati ndavuga ko niba aramuhoraga hafi cyane, bishobora no kuba byararenze ubucuti busanzwe. Kandi na Kini nikabitekereza kuko ngo yamenye Zavashi amubwiwe na Tia. Niba ari byo, ubwo ntibyabisobanura ko iki cyemezo cy'ubukwe bwa Tia na Dasi gishobora kujya mu kaga. Gusa ntitwakwihutira kubivuga nta gihamya, ariko nanone ntitwakwirengagiza ko bishoboka. Muza yahise avuga ikindi kintu cyamuriyaga ku mutima ati ariko hari n'ikindi kintu gikomeye kurushaho. Niba koko iyo mpeta ifitanye isano n'ubwami nk'uko Kini abivuga, ese byaba bishoboka ko umusore afite aho ahuriye n'umuryango w'umwami, wenda umwami akaba yaramubyaye mu bagore benshi yajyagamo kera, akaba ari we ubwe wayimuhaye ngo azabe umwami? Rura yahise yikanga ati urashaka kuvuga ko ashobora kuba? Muza ntiyarangije iyo nteruro, ariko amagambo yari yamaze kumvikana. Jade yahise avuga ati ariko niba ari byo, byaba ari ikibazo gikomeye cyane. Muza yahise akomeza ati kandi hari ikindi kintu ntashobora kwirengagiza. Niba iyo mpeta ari ingenzi nk'uko byavuzwe,
kuki ubusanzwe imwe umwami yambara tutakiyibona yambaye, kuki idahora igaragara nk'ibindi bimenyetso by'ubwami, ubundi yayishyize he? Rura yaravuze ati kandi koko, ariko wenda hari impamvu ituma atayambara buri gihe. Ibyo nabyo ubwabyo byakongera gutuma tubyibazaho. Ahari nuko umwami ajijisha akambara impeta nyinshi, ntitumenye niba y'ubwami aba yambaye cyangwa atayambaye. Musa yahise afata umwanzuro ati ibi ntibikwiriye kuguma hano hagati yacu gusa, tugomba kubigeza ku mwami. Nta n'umwe wabihakanye, bari bageze aho kumva ko ikibazo kirenze ubushobozi bwabo. Nyuma y'igihe gito hatumijwe inama yihuse yo guhuza umwami n'abajyanama bakuru. Kazo yicaye ku ntebe y'ubwami areba abo bajyanama ashaka kumva neza icyo bari bamuhamagarije. Yaravuze ati niki gitumye mutumizaho inama mu buryo bwihutirwa bene aka kageni? Musa niwe wafashe ijambo ati nyagasani, hari ibintu byabaye mu minsi ishize twasanze bikwiriye gusobanuka neza kuko bishobora kugira ingaruka ku mutekano w'ubwami. Umwami ati vuga. Musa atangiye asobanura uko uwo musore yaje, uko yinjijwe mu ngoro n'uko yagiye atamenyekanye neza inkomoko ye. Hanyuma yaje kugera ku ngingo y'ingenzi ati twamenye ko uwo musore yari afite impeta idasanzwe ifite ikimenyetso gishobora kuba gifitanye isano n'ubwami. Kazo yahise agaragaza impinduka ku maso nubwo yagerageje kubihisha, aravuga ati ninde wabonye iyo mpeta? Musa yaramusubije ati Kini niwe wayibonye. Umwami yacecetse gato asa n'uri gutekereza cyane yibuka ukuntu yayitaye. Musa yakomeje agira ati nyagasani, turibaza niba ibyo bintu bishobora kuba bifitanye isano n'ibyo tutari tuzi. Hari n'ibindi bibazo bijyanye n'uko uwo musore yagerageje kwegera igikomangomakazi cyane Tiya mu buryo budasanzwe. We na Tiya bagiranye ibihe bishobora gukekwaho. Rura yahise yongeraho ati ntitwavuga ko hari icyabaye, ariko turemeza ko bishoboka, kandi ibyo bishobora kugira ingaruka ku masezerano y'ubukwe bwa Tiya na Dasi. Noneho Kazo yaratangiye guhangayika cyane kuko muri uwo mwanya impeta atarayambaye. Musa yongeyeho ati turanasaba ko hakorwa iperereza kuri iyo mpeta ndetse naho yaba ifitanye isano n'ibimenyetso by'ubwami. Ese ubundi nyagasani, iyawe iri he? Umwami yikije umutima yumva aremerewe n'umutwaro, ariko aravuga ati ibi bintu biraremereye kandi bisaba kwitonderwa. Umwami ataravuga byinshi, intumwa yinjiye ivuga ko imushaka. Iyo ntumwa yabanje gupfuka amavubi imbere y'umwami iravuga iti nyagasani, hagize intumwa zivuye i Kitiri zizanye n'igikomangoma Dasi. Ziri kuvuga ko igikomangoma Dasi ari hafi kugera hano ibwami, ngo hasigaye igihe kitageze ku isaha kugira ngo ahagere. Ibibazo byari bimaze kuzamuka byahise byivanga n'ikindi gishya, ni ukuvuga ukuza kwa Dasi. Mu cyumba cy'inama hahise humvikana urusaku ruke rw'abajyanama bavuganaga buhoro, buri wese atunguwe n'ayo makuru mashya. Ukuza kwa Dasi kwaje gutunguranye kuko nubwo amezi 3 yarashize batiyumvishaga ko araza uwo munsi. Bari biteze ko ari kuza mu kindi cyumweru cyari kiri imbere, niko babaraga bakumva biri guhura. Umwami Yesu avuga ati kuba Dasi aje muri iki gihe si ibintu bisanzwe. Musa ati nyagasani, ibi bintu byombi ntibishobora gutandukanywa. Niba koko hari ibanga kuri uriya musore Zavashe kandi Dasi akaba aje gufata umwanzuro ku mubano we na Tiya, birasaba ko tumenya ukuri mbere y'uko agera hano. Jedi nawe yahise yinjira mu kiganiro ati cyangwa se tukamwakira neza tukabika ibintu mu ibanga, tukabanza kugenzura neza ukuri. Ntidushobora gushyira igihugu mu gihirahiro dushingiye ku gushidikanya gusa. Rura we ntiyabyumvise atyo, yarebye Jedi aramubwira ati ariko se niba uko gutinda byazatuma ibintu birushaho kuba nabi? Tekereza Dasi aramutse aje akamenyera amakuru mu bandi ko umukobwa w'umwami twifuza kumushyingira yamaranye igihe n'umuntu atazwi, bafitanye umubano ukomeye kandi ukemangwa, byahora gutesha agaciro ubwami bwacu. Musa yongeye gufata ijambo ati ikibazo si uguhisha ukuri cyangwa kukugaragaza gusa, ikibazo ahubwo nuko tutaramenya niba ibyo Kini yavuze ari ukuri cyangwa niba hari undi mugambi afite. Ariko nanone ibyo yavuze birahagije ngo bidutere gushishoza. Umwami ntahise asubiza Musa ku kibazo cy'aho impeta yari iri. Yaravuze ati impeta yanjye irahari, ndayifite. Ariko nubwo yaravuze ko ayifite, nta n'umwe abonye yerekanye, kandi ibyo byatumye bagira gushidikanya. Umwami yakomeje agira ati sinayambara buri gihe, hari impamvu zanjye bwite zituma ngira igihe nyisiga. Erega n'ubundi si ngombwa guhora ngendana ikimenyetso cy'ubwami, nta mpamvu yo guhora nkigaragaza. Ubundi se ramutse ubuze hari ikibazo mwebwe mwagira? Singiye byaba bireba, niyo mpamvu ngomba kumenya kwicunga, ntabwo mukwiriye kumenya aho iri buri gihe. Musa yaratekereje ariko ntiyabisohora. Yaribazaga ati niba koko ayifite kuki atayitwereka ngo tumare impungenge. Umwami yahise ahindura ikiganiro vuba, asa n'ushaka kwirinda gukomeza kuri iyo ngingo ati icy'ingenzi ubu ni ukuza kwa Dasi, ntitugomba kumwakira turi mu rujijo. Muzane Kini hano, ndashaka ko aba muri iyi nama, niwe ugomba kwakira Dasi. Intumwa yahise isohoka vuba igiye kumuhamagara. Hashize akanya gato yinjiye mu cyumba cy'inama, yapfukamye imbere y'umwami aravuga ati nyagasani. Umwami yaramurebye aramubaza ati Kini, ibyo wavuze ku mpeta y'uwo musore urabyizeye? Kini ati ndabyizeye nyagasani, nayibonye n'amaso yanjye. Muri uwo mwanya undi murinzi yinjiye yihuta ati nyagasani, igikomangoma Dasi avuye i Kitiri ageze ku marembo. Umwami yahise ahaguruka abwira umuhungu we ati Kini uraza kumwakira, murinjirana hano muganira.
ndashaka ko mubonana mbere ya bose. Kini yarunamye ati yego nyagasani. Yahise asohoka yihuta ajya gusanganira Dasi ku marembo. Mu marembo manini y'umurwa mukuru wa Mania, igikomangoma Dasi cyari kimaze kuhagera, byerekejwe n'itsinda rito ariko ryari rifite icyubahiro gikomeye. Yari ari kumwe n'abantu 7 barimo abasirikare 4 batoranyijwe neza bamurindiraga hafi, umujyanama umwe w'umuhanga witwaga Kreni n'abagaragu 2 bari baje batwaye impano. Kini ni waje kumwakira ku marembo yambaye imyenda y'icyubahiro agaragaza icyubahiro cya Mania. Yunamye gato aravuga ati ikaze mu bwami bwa Mania gikomangoma Dasi. Dasi yamusubije amwenyura ati nari ngukumbuye, nishimiye kongera kukubona no kugera hano, nizeye ko uruzinduko ruzatuma umubano urushaho gukomera hagati yacu. Mbere yo kwinjira mu ngoro, abagaragu bari bazanye ibyo bavanye Kitiri babishyize ahagaragara. Bari bazanye impano z'agaciro zirimo igitambaro gikozwe mu budodo bw'agatangaza bwari buzwi muri Kitiri, inkota y'umurimbo yari ikozwe mu cyuma cy'umurimbo kitangirika, n'agasanduku kari karimo amabuye y'agaciro n'impeta z'imitako byari bigenewe umwami Kazuo. Izo mpano zari ikimenyetso cy'ubucuti n'ubushake bwo gukomeza umubano mwiza hagati y'ibihugu byombi. Kini yahise ategeka abarinzi kwakira neza ibyo byose, abigaragaza nk'iby'agaciro ku bwami. Abazanye na Dasi, abasirikare be n'umujyanama Kreni bahise bayoborwa n'abarinzi bajyanwa mu byumba byateganyirijwe abashyitsi, aho bari buruhukire bakanitegura ibindi bikorwa. Nyuma yaho Kini yegereye Dasi aramubwira ati nyagasani umwami aragutegereje mu cyumba cy'inama. Dasi yaramukurikiye maze bombi binjira mu ngoro berekeza aho inama yaberaga. Impanda zari zikomeje kuvuga cyane zitangaza ko igikomangoma Dasi cyahageze. Mu cyumba cy'inama abajyanama bose bahise bicara neza baratuza nk'abari biteguye kwakira umushyitsi ukomeye cyane. Umuryango munini w'icyumba warakinguwe maze Dasi arinjira. Yari yambaye imyenda y'icyubahiro nawe igaragaza ko atari umushyitsi usanzwe. Yegera intebe y'umwami apfukama amwubashye ati nyagasani Kazuo, mbashimiye ko munyakiriye. Umwami yahise amwenyura ati urakaza neza Dasi, urugendo rwawe rwagenze neza. Dasi ati yego nyagasani, nifuzaga kuza hano cyane cyane kubw'amasezerano dufitanye. Abajyanama bose bahise bamwakira batuhawe ikaze, gusa bose barongeye baraceceka kandi nta n'umwe washakaga kugaragaza ibibazo byari byuzuye mu mitima yabo. Kini yari yicaye ku ruhande, amaso ye rimwe na rimwe akareba muza asa no kurikirana uko ibintu byari biri kugenda. Umwami yakomeje kuvuga mu buryo busanzwe ati uyu munsi twifuzaga kuganira nawe, twari tuwutegereje cyane, ariko mbere ya byose nifuza kubonana na Tia mukaramukanya. Dasi yahise agira akanyamuneza ati byaba ari iby'agaciro kuri njye nyagasani. Umwami yahise ahindukira areba umwe mu bagaragu be. Ati jya guhamagara igikomangoma kazi Tia, mubwire ko dufite umushyitsi w'ingenzi. Uwo mugaragu yarunamye asohoka vuba. Igihe cyaratambutse bakomeza kuganira ku bindi bisanzwe bijyanye n'ingendo, imibanire y'ibihugu n'ibindi, ariko mu mutima w'abajyanama buri wese atangira gutekereza impamvu Tia yari ari gutinda. Bifuzaga ko ahagera bakareba uko yitwara. Hashize akanya umugaragu yaragarutse ariko ntiyinjira mu buryo busanzwe. Yegereye Rura amubwira amagambo make mu matwi. Rura yahise agaragaza impinduka ku maso ariko ariyumanganye. Nawe yegereye Muza amwongorera buhoro ati ntibamubonye mu byumba bye. Muza yahise yohereza umugaragu ati murebe no mu bindi bice byose akunda kugendamo. Ibi byose byakorwaga mu ibanga. Umwami akomeje kuganira na Dasi ku buryo Dasi atanabikeka, ariko uko igihe cyagendaga gihita umwe mu barinzi yahise yinjira ajya inyuma y'intebe y'umwami arunama amwongorera mu matwi. Umwami Kazuo yahinduye isura ariko ahita yihangana akomeza kugumana ituze imbere ya Dasi. Mu mutima we amagambo yumvise yararemereye. Bari bamubwiye bati Tia ntari mu ngoro. Abamurinda bemeje ko yasohotse mu gitondo akajya hanze y'ingoro. Umwami ntiyigeze abigaragaza, yakomeje kuganira na Dasi nkaho nta kibazo gihari ati Dasi, nk'uko twabivuze ubufatanye bwacu burakomeye kandi nifuza ko bukomeza mu mahoro. Dasi ati nibyo nifuza nanjye nyagasani. Ariko inyuma yabo Muza, Rura na Jade bari bamaze kumenya ukuri. Amaso yabo bayahuzaga kenshi, buri wese yumva uburemere bw'ibintu byari biri kuba. Kini we yitegerezaga ibyo byose atavuze. Mu gihe ibiganiro byari bigikomeje, umwami yahise ashaka uburyo bwo kubivamo gato akajijisha Dasi namenye ibijya mbere. Yahise ahindukira gato areba Kini amucira amarenga amusaba kumwegera. Kini yahise yumva ubwo butumwa aramwegera. Umwami aramubwira ati Tia yasohotse, ntawe uzi aho yagiye. Kini ntiyatangaye, yahise amusubiza ati nyagasani hari ashobora kuba yagiye. Umwami yamurebye akanya gato ati yaba yagiye he? Kini ati kwa Ruma aho uwo musore Zabashari. Umwami yahise amwitegereza cyane, mu maso ye huzura uburakari bwari butangiye kuzamuka ariko akomeza kwijisha imbere ya Dasi kugira ngo atabibona. Kini yarakomeje ati niba koko yaramukunze nk'uko bigaragara, birashoboka ko yamukurikiye, kandi niba ari byo bishobora gutuma ibintu birushaho kuzamba, cyane cyane ko Dasi ari hano.
umwami yahise afata umwanzuro mu mutima we nubwo atawuvuze ku mugaragaro. Yahamagaje umwe mu barinzi mu ibanga aramutegeka ati jyana n'abandi mujye kwa Ruma, muzane igikomangomakazi Tiya kandi ni wo musore ariho ari nawe mumuzane. Umwami yahise agaruka kuri Dasi yongera kumwenyura ati nyihanganira gato, hari utuntu tw'imbere mu ngoro twari tugomba gukemurwa ariko ntacyo bihindura ku byo twari dukomeje kuganira. Dasi ntiyigeze agira icyo akeka, nawe yaravuze ati ntacyo bitwaye nyagasani. Abasirikare 8 boherejwe n'umwami bari barimo n'umwe mu barinzi ba Tiya bajyaga bajyana mu misozi wari uzaho kwa Ruma. Bagezeyo bahagarara ku muryango, umwe muri barakomanga. Ruma kuko yari ahari niwe wasohotse vuba, abarebye aratungurwa. Umwe mu basirikare yaramubwiye ati turashaka igikomangomakazi Tiya, twabwiye ko ashobora kuba yaje hano. Ruma ntiyabihakanye, yaravuze ati yego yaje hano mu gitondo. Umwe ati none we na Zavashi barihe? Ruma azunguje umutwe ahakana ati oya, hano ntawe murahabona. Twebwe twari tuzi ko Tiya yasubiye ibwami kandi na Zavashi twari tuzi ko ari ibwami. Niba atari ibwami ntabari hano birashoboka ko yasubiye hakomoka. Undi yarongeye ati none niba Tiya yaje hano akaba atari n'ibwami wowe arihe? Ruma ati yavuye hano atari wenyine, yari ari kumwe n'undi mukobwa umwe. Niba ntibeshye berekeje mu rwuri aho abashumba banjye bakunda kuragira. Abasirikare ntibongeye gutinda, bahise bahindukira bafata inzira igana mu misozi yerekeza ku rwore. Mu gihe gito barahageze babona Tiya ahagaze ari kumwe n'umukobwa mugufi wagaragaraga nk'umuntu wamenyereye urugamba, yitwaga Rika. Ni umukobwa nawe wari umusirikare ari uw'ibwami uretse yuko atakoranaga n'abandi, we yarindaga ku marembo. Bari bahagaze imbere y'umushumba umwe wari ufite inkoni ari kubabwira inkuru isa nkaho ishishikaje. Uwo mushumba yarababwiraga ati ndabizeza ko Zavashi atigeze agaruka hano, iyo aza kuhagera ntitwari kubibahisha. Muri ako kanya abasirikare babagezeho, umwe muri baravuga ati nyagasani Tiya. Tiya arahindukiye atunguwe no kubabona ati muje gukora iki hano? Undi musirikare ati tuje kugushaka. Igikomangoma Dasi yamaze kugera ibwami avuye Kitire. Umwami adutegetse ko tugaruka aka kanya. Tiya ntiyari yavuye mu ngoro biturutse kuguhuka gusa, ahubwo byari igisubizo cy'amarangamutima yaramaze iminsi amurembeje. Nyuma yo kumenya ukuri ku mugambi wa Kini no kubona uko Zavashi yagiye atamusezeye mu buryo buhagije, umutima warushijeho kumukumbura. Iryo joro ryose ryari ryamugoye, ibitekerezo bye bizenguruka cyane yibuka uko babanye, ku magambo yamubwiye no kumeta nawe atarafite igisobanuro cyuzuye. Mu gitondo cya kare cyane ataravugana n'umwe mu bo mu ngoro, yafashe umwanzuro wo kujya kureba Rika bakajyana kwa Ruma, aho yarazi neza ko ari busange Zavashi. Yibwiraga ko ariho yagiye nyuma yo kuva ibwami. Yagize afite icyizere ko ari buhamusange ariko asanga adahari. Ibyo byaramutunguye gusa ntibyamuciye intege, kuko yari yajyanye n'uwo mukobwa Rika wari umwe mu bakoreraga ku marembo y'ingoro. Nubwo batari basanzwe bavugana cyane, yatangiye kumubwira ibintu byinshi. Mu myaka yari yarashize bari abantu bari bafitanye ubucuti butavugwa bukomeye cyane, kandi uwo mukobwa yari umuntu Tiya yabonaga ko ashobora kumwumva no kumubikira ibanga. Bageze kwa Ruma bakabura Zavashi, biyemeje kujyana mu rwore. Tiya yamubwiye byose ashaka kumwereka aho yahuriye na Zavashi bwa mbere. Yatangiye kumwereka byose aho byabereye, amwereka aho Zavashi yaguye, mbese amwereka aho urugendo rwabo rwatangiriye. Muri uko kumusobanurira yamubwiye n'uburyo Kini yateguye kumwica, ariyo mpamvu atari kimwizeye na gato. Bakomeje bagana imbere mu rwuri bahura n'umushumba uri kuragira amatungo. Uwo mushumba niwe wabahaye amakuru yuzuye, ababwira ko Zavashi atigeze agarukaho ariko kaza agace ashobora kuba akomokamo, agace kari kure yaho mu misozi yari iri hakurya. Muri uwo mwanya nibwo abasirikare bavuye ibwami bahageze bakamusangaho. Nta gushidikanya cyangwa kubarwanya byabaye, kuko Tiya yaramaze kubona ko ibyo yaraje gushaka atabibonye. Yemeye gusubiranayo nabo agenda atuje, ariko mu mutima we yamaze gufata icyemezo ko urugendo rwo gushaka ukuri kuri Zavashi rutari rwakarangiye. Zavashi ntiyari yaravuye ibwami ngo asubire kwa Ruma nk'uko benshi babyibwiraga. Nyuma yo kuva ibwami umutima we uruzuye urujijo n'ubwoba buvanze n'agahinda. Ibikomere byo mu mutima byo ntibyari byagakize. Yarazi neza ko kuba yarinjiye mu bwami akegera Tiya, akumva ko iyo mpeta ishidikanywaho kandi ko Kini ariwe washatse kumwica ubwe, byamushyize mu bitekerezo byinshi bituma yumva ko ari mu kaga kurushaho. Icyo yatekereje bwa mbere kwari ukujya ahantu hatari hamenyerewe, ahantu hatari gutekerezwaho n'umuntu uwo wese ako kanya, ku buryo yabasha kumukurikirana. Yahisemo kwerekeza aho yakuriye, kwa nyina wabo uvukana na nyina Ayira, aho kujya kwa nyirakuru. Aho hantu hari kure cyane, hatari hafi y'imihanda migari, mu gace k'amashyamba n'imisozi bya kure. Yarazi neza ko ashobora kuhabona ubuhungiro bw'ibanze mu gihe ibintu byamukomeranye, wenda akazahungira ahandi nyuma. Urugendo rwe rwari rurerure. Mu mutima we yarafite igitekerezo gikomeye cyamuteraga kwihuta, cyo gutinya ko hari undi muntu wamuhiga, cyane cyane nyuma y'ibyamubayeho. Nubwo mu mutima we hari igice cyamubwiraga ko Tiya yamukundaga by'ukuri, hari n'ikindi gice cyamubwiraga ko kuba yari mu bwami byonyine byari bihagije ngo abe igitambo.
yatekerezaga ko ashobora kuba yarashutswe n'urukundo, ko bishoboka ko Tia nawe yashoboraga kuba yaragize uruhare mu mugambi wo kumwica nubwo nta gihamya yarabifitiye. Yageze aho ajya yakirwa mu rukumbuzi rwinshi. Nyina wabo ntiyarahari uwo munsi, yari yaragiye iwabo, ubwo hakaba kwa nyirakuru wa Zavashi. Yabaye aganira n'abana yarahasanze, ubwo nabo bakaba nka bene nyina kuko ba nyina bavukanaga. Bari bamukumbuye batangira kumubaza amakuru yose. Niba ari abana cyane bari hejuru y'imyaka 15 kugera kuri 19. Impeta yarakomeje kuyambara mu ijosi, yayihishe nk'uko yarasanzwe abigenza. Yarayifite nk'ikimenyetso cyonyine cyahakomoka, ariko nanone akayitekerezaho nk'umutwaro utoroshye. Yarazi neza ko iyo mpeta ishobora gutuma akurikiranwa kandi ko ari ishobora no kumushyira mu kaga, ariko ntiyigeze ayirekura. Naho yari kuyishyira ariyo yamwibutsaga mama we. Ibwami ibintu byari byongeye gusubira mu murongo, cyane cyane nyuma y'uko igikomangoma Darcy cyakiriwe mu buryo bwuzuye icyubahiro. Mu cyumba cy'inama, Darcy yigaragaje nk'umushyitsi wihariye, akavuga neza, yumva neza abo baganira kandi agatanga ibitekerezo bifite ireme. Yashoboye gutsindira icyizere cy'imitima y'abajyanama benshi barimo Muza, Rura na Jede, kuko yabagaragarije ko atari igikomangoma kiyemera, ahubwo akabereka ko afite ubwenge, kwihangana n'ubushobozi bwo kuyobora. Impano yari yazanye nazo ntizari zisanzwe. Ibintu by'agaciro byaturutse Kitiri byatumye barushaho kumuha icyubahiro cy'ubwami bwa Mania. Ibyo byose byatumye Kazuo arushaho kumwishimira, ndetse mu mutima atangira kumva ko nta mpamvu yo gutinza ubukwe bwa Tia na Darcy. Byari bigaragara ko uwo mubano washoboraga kuzana imbaraga ku bwami bwabo. Ubwo Tia nawe yahise ahagezwa. Gusa bari bakomeje kujijisha Darcy, bamuha amafunguro, bamuha ibyo kunywa bitandukanye, bamwibagiza ko ari gutinda kuhagera. Bamuteraga urwenya ku buryo nta kindi yatekereje. Tia yinjiye mu ngoro atuje, afite umunaniro n'ibitekerezo byinshi biri kumugaragaraho. Yajyanywe mu cyumba cy'inama kugira ngo abonane na Darcy nk'uko byari byateguwe. Abari aho bose bari biteze ko ari buze kwitwara nk'igikomangomakazi cyubaha, ariko siko byabaye. Mu gihe Darcy yamwakiriye neza we, amugaragariza icyubahiro n'akanyamuneza, Tia we ntiyigeze agaragaza ibyishimo. Yarakonje, amagambo yari make. Ntabwo yigeze ahisha ko atarishimiye ko ibintu byari biri kugenda. Ndetse imbere ya Kin n'abandi, imyitwarire yagaragaje kutubaho uwo mubano wari utegerejwe. Ibyo byahise bikomeretsa umutima wa Darcy nubwo yagerageje kubihisha. Yarazi ko umukobwa amukumbuye, ko yamwiteguye, ahubwo abona ari kumuca amazi. Abajyanama nabo batangiye kurebana, batunguwe n'uko igikomangomakazi cyari cyitwaye mu ruhame. Nyuma y'uko icyo kiganiro cyarangiye, Kin yahise ajya kuganira n'umwami mu ibanga. Yamusobanuriye neza kuko Tia yitwaye byateza ibibazo bikomeye cyane, ashimangira ko iyo myitwarire ishobora gutesha agaciro ubwami, ikaba yabashyira no mu ntambara barebye nabi, cyane cyane imbere y'umushyitsi nk'uwo. Yongeyeho ko ibyo bishobora kuba bifitanye isano n'uwo musore Zavashi, ko bishoboka ko ari utuma Tia yanga ayo masezerano. Kazuo ntiyigeze abyakira neza. Uburakari bwe bwari bumaze kugera ku rwego rwo hejuru. Mu mutima we yabonaga ko ibintu byari biri kurenga umurongo, ko igikomangomakazi cye cyari gitangiye gutesha agaciro icyubahiro cy'ubwami. Yafashe umwanzuro ukomeye, awuvugira imbere ya Kin ati, uwo musore ntagomba gukomeza kuba ikibazo. Yategetse ko bohereza abantu b'indahemuka mu ibanga rikomeye bakajya gushakisha Zavashi aho yaba ari hose. Ruma yagombaga kubabwira aho Zavashi yakomotse, yareba nawe akabizira. Yari ko hababwira nabo bagahita bajyayo. Icyari kigamijwe si ukumuzana gusa, ahubwo umwami yashakaga no kumucecekesha burundu, aho gukomeza guteza ibibazo, kandi akanasuzuma iyo mpeta niba koko ari iye yataye. Abasirikare umwami yohereje mu ibanga ntibatinze gusubira kwa Ruma. Barahageze, Ruma yongera kubabwira ko Zavashi atigeze agaruka, ariko ko ashobora kuba akomoka mu yindi misozi ya kure. Yababwiye aho yatekerezaga, aho Zavashi yari yarigeze kumubwira, bibaha icyerekezo. Bahise bafata inzira igana muri ako gace, banyura mu misozi miremire n'amashyamba, bagenda bakurikira amakuru make bari bafite. Muri abo basirikare nta muhigi cyangwa umwe muri ba barinzi bagendanaga n'umwami kera igihe yajyaga guhiga mu ishyamba agakomeretswa n'inyamaswa. Bose bari barakuze, yarabahinduriye imyanya, bamwe ari abaminisitiri. Abo rero yohereje bari bakiri bato. Bagiye babaririza kwa Zavashi, bamara iminsi 2 yose bashakisha, ariko ibyo ntibyabaciye intege. Bakomeje gushakisha, bageze aho babona umuntu babwira ko Zavashi amuzi, abereka no kwa nyirakuru. Barahageze bati, turashaka umusore witwa Zavashi, twamenye ko ashobora kuba afite aho ahuriye n'aha hantu. Mwaba muzi aho ari? Ubwo yabibazaga nyina wabo wa Zavashi wari waraje gusura nyina wari urwaye arembye cyane. Se we yari yarapfuye kera. Uwo mugore yarabarebye aratungurwa, asa n'uwikanze gato, hanyuma arabisubiza ati, Zavashi yabaga iwanjye, ariko nahavuye nje gusura hano iwacu ntazahare. Kuva yagenda ntabwo yigeze yongera kugaruka. Undi musirikare yumvise ari amakuru meza, aramubaza tuheruka kumubona ryari? Yarongera asubiza ati, hashize igihe, nta makuru mfite kuri we. None se hari icyo yakoze? Abasirikare barebanye gato, umwe aravuga ati, turamushaka gusa. Nawe yarababwiye ati, ntabwo tuzi aho ari. Abo basirikare bahise bava mu rugo rwabo batabonye icyo bashakaga, ariko bakomeza urugendo rwabo bashakisha andi makuru, babaza buri muntu wese ngo ababwire niba yabaheruka kubona Zavashi mu minsi ya vuba.
banze kujya kure bashakira aho hafi kugira ngo ataba ataranahagera, bagenda agahita ahagera. Kubera ko umugore yari babwiye aho akomoka kandi ko Zavashi atari yakahageze, baravuze bati naho tugomba kugerayo tugagenda tubaza abaturage mu nzira ko batigeze bamubona. Nibiba ngombwa tuzahamara iminsi myinshi. Niba yaravuye ibwami ntazi no kwa Ruma, byanga bikunda n'ahandi hantu yaba ari agomba kuza mu miryango ye. Niyo mpamvu tugomba kuhazenguruka tukahashakira buri gihe. Ibwami maniyaho ibintu byari bitangiye gufata indi sura. Mu gihe abasirikari bari bagishakisha Zavashi, amakuru mashya yihuta yageze mu ngoro. Intumwa yihuse yarahageze itangaza ko mu majyepfo hatangiye ibikorwa bya gisirikare ku mupaka. Nubwo mbere hari hashyirwaho amabwiriza n'amasezerano no kubungabunga amahoro, ingabo zo mu majyepfo zo zari zatangiye kwinjira ku butaka bwa Maniya bucece, zigamije kwigarurira agace k'umupaka kari kazwiho kugira amabuye y'agaciro menshi. Abajyanama bose bahise bahaguruka, imitima irabarya. Muza n'abandi basobanukiwe ko ikibazo bari bafite imbere mu bwami cyari gihindutse gito ugereranyije n'icyari kigiye guturuka hanze. Dasi wari ukiri mu ngoro ntiyigeze ahungabana, ahubwo yagaragaje ubwenge atangira gutanga ibitekerezo by'uburyo bwo guhangana n'icyo kibazo. Ibyo byatumye abari aho barushaho kumwubaha, ndetse bamwe batangira kumubona nk'umufasha ukomeye mu gihe cy'intambara. Ariko umwami ari we Kazuo we ntiyari ari mu mwanya wo gutekereza neza. Uburakari bwe bwari bwivanzemo ibintu byinshi cyane. Imyitwarire ya Tia, ikibazo cya Zavashi kitari cyagakemutse, none hakaba hari hiyongeraho n'iterabwoba ry'intambara. Mu mutima we ibintu byose byari bigiye mu kajagari. Yahise atanga amabwiriza yo gutegura ingabo bakazohereza ku mupaka, anategeka ko hihutishwa ibikorwa byose by'umutekano. Ariko nanone ntiyigeze yibagirwa icyemezo yari yafashe cyo gukomeza gushakisha Zavashi aho yaba ari hose. Hanze y'inkuta z'ingoro, ingabo zatangiye kwitegura urugamba. Dasi yarahagaze atuje, amaso yareba ku meza y'inama asa n'utekereza kure. Nyuma y'akanya gato yegera umwami maze asaba ijambo. Ahawe uburenganzira, yatangiye kuvuga ko ibyo yabonye muri Maniya byari bikomeye kurusha uko abitekerezaga. Yavuze ko ikibazo cy'intambara cyari kigoye kandi ko bisaba imbaraga zirenze izo yari yarazanye. Yibukije ko atari yarazanywe no kurwana, ahubwo ko yari yarazanye ubutumwa n'impano zo gushimangira umubano w'ubwami bwombi. Yarakomeje ati, ariko kubera ibiri kuba, ndabona ari ngombwa gusubira ikitiri hakiri kare, ngatanga amakuru arambuye ku byo nabonye kugira ngo dushobore gufata icyemezo cyo kohereza ubufasha bufatika. Amakuru agomba kugeraho kare, umwami data agategura vuba ko gutabara mu gihe byaba bibaye ngombwa. Bamwe mu bajyanama bamurebeye hamwe babona ko ibyo Dasi avuze bifite ishingiro, ko ashobora gusubira akazana ingabo nyinshi cyane koko. Ariko abandi batangiye kugira amakenga, bibaza niba atari ukubatererana no gushaka kwikura mu kaga. Kini we ntiyigeze avugira hejuru, ariko mu mutima we ayo magambo ya Dasi yari undi mwanya wo kongera gushidikanya niba azagaruka koko cyangwa niba atazabatererana. Umwami Kazuo yatekereje ko kuba Dasi yahindukira agasubira aho bishobora kubazanira ubufasha, ariko nanone atekereza ko ashobora kuba ari amayeri yo kubasiga bonyine mu gihe gikomeye kurusha ibindi. Amaherezo yatanze umwanzuro utavuguruza amagambo ya Dasi, cyane ko nta kindi ari kubikoraho. Yemeye ko asubira ikitiri, ariko amusaba ko agenda yihuse kandi agatanga isezerano ko azohereza ubutumwa bwihuse ku byemezo bazafata niba bazabatabara cyangwa batazabatabara. Dasi yarunamye mu cyubahiro cyinshi yemera ibyo bari bamusabye. Mu gihe Dasi yiteguraga kugenda hanze y'inkuta z'umurwa, ingabo za Maniya zari zatangiye kwimuka zerekeza ku mupaka. Ku rundi ruhande, abasirikari bari barohereje gushaka Zavashi bari bakomeje kumushakisha, ariko basaga n'abashobora kumugeraho byihuse nubwo ubwo atarabizi. Inzira zari ziri kugenda zihura bitewe n'amakuru bahabwaga na bamwe mu baturanyi, bababwira ko naho bashobora kubashakira hose muri bene wabo, ndetse hari bamwe bari batangiye kubabwira ko bamubonye. Ibintu byose byari bigezeho bitangiye gusobanuka kandi bidashobora gusubira inyuma. Ubu nabwo dusoje igice cya 6, naho mu cya 7